Moreno mundabo ntararugo ariko mbare nyine kuba ntangije ikiganiro amagambo nuko arambabaje umuntu nasabye nka nangaburire mbona ibiryo akabinyima uzi ko mabuja ari igitutsi ubwo wagiye nyine umwita mabuja uzi ko mama mugifite abaturage mu mitwe yanjye mabuja kantine ibintu bizina nk'ibyo mukecuru kaka bavuga gute yewe wazonsaba akazi uvuga mabuja ntukavuga nisi bavuga gute mbese ubundi utuye mu bahe ubundi kuki mutanejeka mu mitwe yanjye niko se muko wagiye wambaye utyo rero amatara hagana n'amabuno ngo ujye gusaba akazi ubona guriya yaguha akazi komeza umbwire ibyo wambwira oya kandi dore bababwiza ukuri mukanga mukaraka umuntu ugiye gusaba akazi koko ntabwo uzi ukuntu aba ameze kose naguha akazi pe mubwize ukuri ntabwo naguha akazi kanjye ngewe jose komeza umbwire ariko nayo nkirimo komeza uvuge rwose mfite abana babiri ariko mama twabanaga mbese yaduhagurukiye araje yansura mu rugo n'abana bivuge ngo bivuga ngo nakenda yamaye nuko yansanze mu rugo yansoye mu nzu nakenda nasohokeje ubwo bana basize hariya munsi y'igiti mvuga nti ndabe bicaye aho ngaho ndebe ko nabona umugira neza wamfasha noneho nkabona ahantu bashyira ukorera imana ndabona uri umuntu rero imana umfashe abana banjye babona aho barara tumaze iminsi turara mu gihugu twarabuze no mu gihugu abana ntimaze ngo se papa wabo uwa mbere papa we yarapfuye nshakana n'uwa kabiri baramufunga bamufunze imiryango ye babirangirukana asubira mu rugo none na mama nawe arangirukana bose ndakwinginze girire mpuhwe umfashe ndiwe ko nabona ahantu ndyamisha ubwo uravugisha amatama urumva ari ibintu byoroshye habwira ukanka umugira inama uzabona n'umuvuza kuvura ugize uti ugize ngo iki uvuze ngo iki umugabo wa mbere yarapfuye uwa kabiri nawe yarapfuye yarasaze bamufungiye iki si stress zawe umva ahubwo ufite karande muko ahubwo se aharya ngo bigenze bituciye ugira ahangaha nyinshi yari kuri gate ahubwo ukwiye gukubitwa reka ufite ubuza munaroga umugabo wa mbere yarapfuye uwa kabiri yarasaze uri umusazi ahubwo ufite n'akarande hari igihe na stress ngenda nondoga koko siko umuntu yakira abashyitsi akava akakira n'abasazi yewe ngo wawe uryama ngewe n'ukuri wawe ngiriye ayiwe n'ukuri wabufashije ukoze umurimo w'Imana ukomeye ntabwo nawe waryama ntabwo ufite ntabwo ndi gusaba uburiri basi muri turatuzo ufite naho mfite aho hose hari abapangaye hose ubona nakariya abona ko ari ingufuri hose ari abapangaye nakariya karimo abantu nta muryango ufite we nawe nakubwira ngo mbere y'ibindi byose ni ukujya gushaka umuntu ukuvura uri kubyumva neza akakuvuriye mikosha akakuvuriye karande akakuvura ibi cyangwa se ugashaka bamwe njye numva basenga bagakura abantu bakamakarande bitari ibyo ugiye kuzunguruka isi ese muko nta muntu waba warasuzuguye nta muntu ukuze waba warasuzuguye ukamutukuza ngo wirukanka ujye kumusaba imbabazi nsuzugura se kuri kose ibyo bintu ntibyigeze binamba wagiye gusaba imbabazi wa mukobwa n'ukuri ntabwo nigeze nsuzugura n'umuntu n'umwe habe sundi wakarabye nasi iminsi ibiri maze muri ubundi se ndagutera agatebe aho ngaho kuko nahangeze umva wowe ugiye kuzenga n'udasubira inyuma ngo usabe imbabazi Kenny abana bagihera ngo banzanire amazi wenda nampfe no kunywa
niko muko n'ukuntu bari bandangiye bambwira ngo wenda ni wowe muntu w'Imana uri muri iki ariko ukatinyuka hano kwa juru wowe usuryo nose ko wumva ari kwa juru nyine urumva ari kwa kuzi